Uyu mugabo muri kubona ngaho afite imyaka 55 yaragiye yubaka ikizitiro gikomeye cyane kizenguruka urugo rwe kugira ngo yirinde aho ahurira n'abagore ahariho hose. Ariko mu by'ukuri niyo abagore bacagaho yahitaga yirukanka agakinga cyane kugira ngo atagira aho ahurira nabo. Akavuga ati nta hantu nshaka guhurira n'abagore ahariho hose. Ariko mu by'ukuri abagore nibo bamuzaniraga ibiryo kuko ntabwo yabashaga kugera hanze. Muganga yaraje aramupima asanga afite indwara yitwa gynophobia, hano gutinya abagore bikomeye cyane. Aka kana ka kabiri mama wako yarakabyaye ahita apfa, ubundi bahita bakajyana mu bamonko. Abamonko baragafata bakinjirana mu nzu, ubundi kamara imyaka y'ubuzima bwako bwose kaba muri aba bamonko. Kumara icyo gihe cyose imyaka 800 yari ishize, nta mugore wari wemerewe kwinjira aho hantu. Hanyuma uwo mwana amara imyaka 82 yose atarabona umugore na rimwe mu buzima bwiwe. Nyuma amajije gupfa bahise bamujyana baramushyingura kubera ko yari umwe mu bantu bake batigeze babona isura y'abagore mu buzima bwabo bwose. Ushobora kugira ngo izi video twari turi kureba n'urwenya, nyamara mu by'ukuri ntabwo ari urwenya. Uyu munsi tugiye kureba izindi ndwara zikurikiraho zitwa phobia and social anxiety disorders. Tuvuga umuntu agiye gupresent imbere y'abantu akagira ubwoba n'igitutu gikomeye cyane, agatangira kubira ibyuya mu buryo budasanzwe. Iyi ndwara aba afite bayita social anxiety disorder, ariko ntabwo ariyo turi buhereho. Turahera ku ndwara bita phobia. Abantu benshi babonye amazi y'ikiyaga bashobora kutagira ubwoba, ariko hari umuntu udashobora no kuhoyegera. Hari umuntu udashobora kwegera ahantu hari igitagangurirwa. Hari n'umuntu udashobora kwegera amazi ya piscine. Iyo umuntu atinya ikintu runaka cyangwa agatinya situation runaka, akayitinya mu buryo bukomeye cyane, aba afite indwara bita phobia. Umuntu ashobora gupanika ageze muri iyo situation runaka cyangwa se abonye icyo kintu runaka. Hari ubwoko butandukanye bw'aya mafobia. Hari umuntu ugira phobia ku nyamaswa runaka, ubwo ni ubwoko bwa mbere. Hari umuntu utinya imbwa, hari umuntu utinya inzoka, hari n'umuntu utinya ibitagangurirwa n'ibindi bintu byose. Hari n'umuntu utinya ibintu kamere. Hari umuntu utinya ahantu harehare, hari umuntu utinya amazi, hari umuntu utinya imiraba n'ibindi bintu. Hari n'umuntu utinya amaraso cyangwa se kuba yaterwa urushinge, cyangwa se agatinya no kujya kwa muganga. Ashobora gutinya amaraso, guterwa inshinge cyangwa se ibikorwa bikubera kwa muganga byose akabitinya. Umuntu ashobora no kugwa igihumure mu gihe abonye amaraso, ukajya kubona ukabona yituye hasi. Reka mbanze mbere ku muntu utinya inshinge ukuntu aba yitwara mu gihe bagiye kurumutera, cyangwa mu gihe ashobora no kubona undi muntu bagiye kurumutera. Kandi ntiwibagirwe ko wageze ku isanzure ry'imitekerereze kuri Thinking Smart Rwanda. Ntunahweme gukanda kuri subscribe, like, share na comment. Ese nawe ugira ikintu utinya? Ese icyo kintu utinya uzi iyo ndwara ukuntu baba yita? Uzi iyo phobia ukuntu iba yitwa? Reka ze nkubwira amaphobias n'ikintu biri kumwe. Iyo utinya ibitagangurirwa babyita arachnophobia. Iyo utinya imbwa babyita cyanophobia. Iyo utinya inzoka bikomeye cyane babyita ophidiophobia. Iyo utinya imbeba babyita musophobia. Iyo utinya inzuki babyita apiphobia. Iyo utinya amafi babyita ichthyophobia. Iyo utinya inyoni cyangwa se n'ibiguruka babyita ornithophobia. Iyo utinya ibikeri babyita bathrochophobia. Iyo utinya ahantu harehare babyita acrophobia. Iyo utinya amazi babyita aquaphobia. Iyo utinya imirabyo n'inkuba babyita astrophobia. Iyo utinya ahantu hijimye babyita nyctophobia. Iyo utinya imirasire y'izuba babyita heliophobia. Iyo utinya za essence babyita elevatophobia. Iyo utinya kubura ahantu hafunganye babyita claustrophobia. Iyo utinya kuguruka babyita aerophobia. Iyo utinya gutwara ibinyabiziga babyita amaxophobia.
Iyo utinya ahantu hari abantu benshi babyita agoraphobia, iyo utinya inshinge babyita trypanophobia, iyo utinya amaraso babyita hemophobia, iyo utinya kwa muganga babyita nosocomophobia. Hari n'abantu batinya ba muganga b'amenyo, ibyo babyita dentophobia. Hari n'izindi phobia zidasanzwe nk'iyo gutinya urupfu babyita thanatophobia. Hari ugutinya utunyabuzima dutoya cyane dutera indwara babyita myosophobia. Hari ugutinya kuba utari kumwe na telefone yawe babyita nomophobia. Ndakeka wumvishe phobia yawe ukuntu yitwa. Reka dukurikizeho indwara ya kabiri bita social anxiety disorder cyangwa se social phobia. Wari wabona umuntu wagiye imbere y'abantu agatangira akadagadwa, agatangira kabiri ibyuya, akabona byamucanze cyane, akaba ari gutinya ko abantu bashobora kumucira urubanza cyangwa se bakamusebya cyangwa se bakamuvuga nabi. Ariko ibyo ngibyo akaba ari byo ari gutekereza mu mutwe yo gusa, akaba atari ibyanyabyo, bakaba batabikora. Aho ukabona umuntu ari mu ishuri akakabaza igisubizo, ariko ukabona gutera akaboko hejuru ngo bamuhasubize ikibazo, ukabona byamunaniye. Uwo muntu aba afite indwara bita social anxiety disorder cyangwa se social phobia. Iyi ndwara ishobora kubyutswa n'ibintu bikurikira. Ishobora kubyutswa n'uko umuntu agiye kuvugira mu ruhame, ishobora kubyutswa n'uko umuntu agiye kurira imbere y'abandi cyangwa se agiye kuvugana n'abayobozi. Iyi ngiyi igira n'ibimenyetso bigaragara n'amaso. Iyi ngiyi ishobora no kugaragazwa n'ibimenyetso bigaragara. Umuntu ashobora kubira ibyuya, agatitira, ukabona umutima utangiye gutera cyane, iminwa ikuma, akagira n'iseseme rimwe na rimwe. Gusa ikiza nuko izi ndwara zose zivurwa zigakira. Nawe nimba wumva hari ikibazo kimwe ufite mwahangaha kandi ukaba wumva kikubangamiye cyane, ntuzatinye kujya gushaka ubufasha ku bantu babyize. Nta mpamvu yo guherana n'ikibazo kandi ufite abantu bagufasha. Niba kandi wakunze iyi video yacu, ntutinye kuduha subscribe, like, share na comment. Wohereza iyi video ku bantu bose uzi bafite ibibazo bimeze nk'ibi ngibi, nimba ari inshuti yawe cyangwa se umunyamuryango. Byamufasha cyane. Murakoze, mwari muri kuri Thinking Sport Rwanda. Yabakunda cyane. Ciao ciao, tuzahura muri video y'ubutaha.